umutima mubi uri mu bantu uturuka hehe? Baba ngo bituruka kwa Satani. Nibyo. Ariko tubibona mu bantu mwagerageje mukanga Satani, mukanga ko uwo Satani abashuka, mugashakisha uko urukundo rwabinjira, mukareka ko ibyiza biba ibyanyu gusa, ahubwo mukifuriza n'abandi byiza. Hari ibibyimba abantu bagendana, ibibyimba abantu bambariyeho, ibibyimba abantu basengeraho, ibibyimba bituma abantu batazabona ijuru, batazabona ubwo bugingo. Ibyo rero ntabwo abantu bagomba kugira kubinonera ngo babice hejuru. Imana ntabwo yifuza ko abantu bagendana ibibyimba bimeze gutyo by'ubugome, bambariyeho, basengeraho, babwirizaho ubutumwa. Birasaba ko hagira abantu b'intwari bemera kubimena. Gukunda ni ugukunda Imana, kuriya twabivuze. Ni mubabazwe n'abantu babaye, mufashe abantu b'Imana. Mubabazwe n'abantu barimbuka, barimbuwe n'ibyaha, barimbuwe no kutamenya, barimbuwe n'ubujiji, batazi ibisubizo byabakiza aho biri. Yesu afite ibisubizo bya buri kintu icyo ari cyo cyose umuntu akeneye, umuntu yifuza. Wemereye Yesu yagutabara, wemereye Yesu yagukiza. Nimufasha abantu mu buryo bw'imyumvire, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ifatika. Abantu bumvise urukundo igihe kinini, bavuga urukundo, amagambo barayumvise bihagije, ariko urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Yesu ashimwe. Nejejwe nanone n'uyu mwanya mbonyeho kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'igiciro. Turashimira Imana iba yaturinze, katunyuza mu bihe bitandukanye. Turashimira ko rero iba yishimiye ko twongera guhura kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nitwa Rutayisire Emile, ndi umuvugabutumwa, nsengera kuri Zion Temple Gatenga. Ni ngombwa ko tuzajya tuvuga naho tunasengera, kugira ngo rimwe na rimwe abantu batazajya batekereza ko tutagira adresse, tutagira naho tubarizwa. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kuki wumva wabaho kandi neza, nge ngapfa kandi nabi. Kuki wumva wabaho kandi neza, nge ngapfa kandi nabi. Kugira ngo tubashe kubiganira neza rero, reka dusome yanditswe bibiri. Turasoma muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 34 kugera ku wa 40. Twongere dusome Matayo igice cya 7 umurongo wa 12. Muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 34 kugera ku wa 40 haravuga ngo nuko abafarisayo bumvise uko yatsinze abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha tegeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri riwuhanye n'iryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho.
reka dusome rero Matayo igice cya 7 umurongo wa 12 naho twumva uko wavuga. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Aha ngaha turahasanga impaka zabaye hagati ya Yesu n'abafarisayo n'abasadukayo, bibaza ku itegeko risumba ayandi. Yesu ababwira ko ari urukundo rukunda Imana n'umutima wose n'ubugingo bwose n'ubwenge bwose, ngo ariko ntibahagarare aho ngaho, ahubwo bakunde bagenzi babo nk'uko nabo bikunda. Kandi yongera ko amategeko yose baba bari basanzwe bazi, amategeko y'Imana yose, ko iryo ngiryo ari ryo rikuru riri hejuru y'ayandi, ko ayandi yose ari ryo yuririraho. Muri iyi minsi rero hari ikintu cyatumye umuntu yibaza ku bijyanye n'urwo rukundo Yesu yategetse abantu gukunda abandi, ko dusanga muri kino gihe intambara nyinshi, ubukungu bugenda bugwa, hanyuma akenshi ugasanga abantu barimo kugenda barwanira imitungo, bagenda bikubira, kugera n'ubwo bamwe bavutsa ubuzima abandi. Ukibaza ngo rwa rukundo mbese Yesu yavuze, rwa rukundo rw'itegeko ruri hehe? Bigenda bite ko umuntu yumva yatunga abandi ntibatunge, akumva yakwambara abandi bakambara ubusa, akumva yarya abandi ntibarye, akumva yabaho kandi neza abandi bagapfa, kandi bagapfa rubi? Bigenda bite? Niyihe mpamvu umuntu wifuza ibyiza atabyifuriza abandi, kandi iryo tegeko ry'Imana ari cyo Imana imushakaho, ari cyo yategetse abantu? Yesu yasize abivuze, kandi abivuze mu magambo yumvikana kandi amagambo atomoye neza. Izi ntambara rero zo kwikubira, zo kumva ko umuntu yabaho kandi akabaho neza, tuzisanga mu byiciro bitandukanye. Tuzisanga hagati y'ibihugu n'ibindi, tubisanga mu itorero, muri ba bandi basenga, bazi Imana, bazi na rino tegeko, barisoma umunsi ku munsi. Izo ntambara, iyo mico mibi yo kwikubira, yo kumva undi atagira icyiza ageraho, tubisanga mu miryango, yewe tukabisanga no mu bantu ku giti cyabo, hagati yabo. Usanga barimo abantu barwanira imitungo, abavandimwe bagarwanira imitungo, abashakanye bagapfa imitungo, ibihugu bigapfa imitungo, intambara zikarota, abantu bikagera n'ubwo abantu bica abandi. Yewe hakaba n'igihe bakoresha n'ibitwaro bya kirimbuzi, ariko mu by'ukuri ari ubutunzi bashaka, ari ukugira ngo bavane bigwizaho ibintu abandi batindahare. Hari n'iziterwa nuko abantu bajya kugaruza ibyabo byari byaranyazwe, ariko byose urumva ko bituruka byose mu kwikunda. Umuntu akumva yabaho neza, akumva yatunga, ariko abandi ntibatunga. Umuntu akumva yagira aho haba, abandi ntibagira aho baba. Ibyo biri hano hanze bireze. Umuntu akibaza ngo rwa rukundo ruri hehe? Abantu barimo bararwanira icyubahiro. Umuntu akumva yakubahwa, akubahwa ku ngufu, bitaturutse mu byo akora, bitaturutse mu kamaro afitiye abandi, ariko akumva yakubahwa, abantu bakamwubaha banze bakunze. Akumva yashyiraho itegeko ry'uko abantu bamwubaha, kandi wenda wanareba igituma abantu bamwubaha ukagishaka ukanakibura. Abantu barwanira intebe. Umuntu akumva aticaye kuri iyo ntebe,
aticayeho mugenzi we yari yicaye, akumva nta mahoro afite, akumva yagenda akamuhanantura, akumva yamubuza n'amahirwe yari afite yo kwicara ahantu runaka, akumva yamubuza amahirwe yo kubaho. Ibyo ni ibintu barwanira bihari. Ariko hari n'abandi bagira umutima mubi, akumva umuntu nta kintu yageraho byanze bikunze. Aho niho hantu hava amashyari, hakavaho gusebanya, umuntu agasebya undi, akamwambika icyasha, akamwambika imyanda, akamusiga imyanda, kugira ngo atazagira umuntu umureba ngo abe yamuha akazi, abe yamuha amahirwe. Ukibaza ngo ibi bintu biva hehe? Kuki umuntu abikora? Umunsi umwe nigeze kugenda nicarana n'abantu turaganira, bari inshuti zanjye tuziranye, abantu bize, abantu bafite akazi, banafite n'ibyo banakora. Ariko ngiye kumva numva umwe atora ikiganiro cyo gusebya umukozi w'Imana. Ivi inyuma aramuvuga, n'abandi bose baraceceka, bamwe bakazajya bikiriza. Ariko uko bamuvuga nkumva arimo kumuvuga nawe, kuko umukozi w'Imana twari dusanzwe nari muzi, hari na gahunda zinamenyaga, ariko muvuga nabi pe, aramuhindanya. Ariko ngeze aho ngaho numva bingeze ahantu, ndamubaza nti uwo mukozi w'Imana urimo gusebya uramuzi? Mwarahuye? Mwarabonanye? Ubuzima burabuzi? Uzaho hatuye? Usengerayo? Ati oya, ati ntabwo turahura, sinsengera aho se ayoboye. Ariko nuko numvise bayivuga. None se kuki urimo kuvuga ibintu utahagazeho? Ngewe uwo muntu turaziranye, n'ejo bundi twari turi kumwe, dore gahunda zimeze gutya na gutya, ibyo bamuvugaho ntabwo ari byo. Ubwo se ubivanye hehe? Ati ngewe nubwo ntabizi, nubwo bayivuga ariko ndamwanga. Ukibaza umuntu yangiye iki? Yangiye iki umuntu mwene ako kageni ku buryo umusebya, ukamusiga imyanda yose, ukamusebya mu bantu, ukamugira uko atari? Ibyo bintu biterwa n'iki? Urwo rukundo ruri hehe? Kuki wifuza uko wubahwa, uko akagobye gufatwa? Kuki utifuza ko n'undi yagira icyo cyubahiro, agafatwa neza, akubahwa, akagira icyo ageraho nawe akabaho? Umutima mubi uri mu bantu uturuka hehe? Baba ngo bituruka kwa Satani. Nibyo, ariko tubibona mu bantu mwagerageje mukanga Satani, mukanga ko uwo Satani abashuka, mugashakisha uko urukundo rwabinjira, mukareka ko ibyiza biba ibyanyu gusa, ahubwo mukifuriza n'abandi byiza, mukareka kubasebya, mukareka kubagirira nabi. Hari n'abandi n'ibindi ngo byateye ubu ngubu biriho, ugasanga hariho amarozi ngo abaho ibintu by'abantu, akabazirika, akabubuza amahirwe gutyo gusa, ku buryo ushobora kubaza n'umuntu ukamubaza ngo uriya muntu muzizi iki, ibyo bintu bikorera iki? Akakubwira ati ngiye ibyo bintu ndamwanga gusa. Nubwo bituruka kwa Satani, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegere Imana nayo izabegera ibashoboze. Abantu bahinduke. Hari igihe rero abantu batijya kubivuga mwene ibyo ngibyo, ariko ikintu kizakiza abantu, impamvu yo kubaho kwivuga butumwa, ni ukugira ngo dukize abantu, tubakureho ibintu byose bituma batabona ubugingo, tubakureho imitwaro bikoreye, tumenye ibibyimba bafite. Hari ibibyimba abantu bagendana, ibibyimba abantu bambariyeho, ibibyimba abantu basengeraho, ibibyimba bituma abantu batazabona ijuru, batazabona ubwo bugingo. Ibyo rero ntabwo abantu bagomba kugira kubinonera ngo babice hejuru. Imana yigeze ibwira umuhanuzi, iramubwira ngo ubwoko bwanjye bagiye babwomora baca hejuru, ibikomere bafite bagenda babyomora babica hejuru. Imana ntabwo yifuza ko abantu bagendana ibibyimba bimeze gutyo by'ubugome, bambariyeho, basengeraho, babwirizaho ubutumwa. Birasaba ko hagira abantu b'intwari bemera kubimena. Ntabwo muri uyu murimo ntabwo haba kumena ibibyimba gusa, haba kumena ibibyimba, hakaba komora ibikomere, hakaba no kubipfa.
hariho abasipesiyalisite wenda mu kubimena, hakabaho n'abasipesiyalisite, ni nko kwa muganga, hakabaho n'abasipesiyalisite mu gupfuka, hakabaho n'abandi bo kugenda babyomora. Abantu nibareke guca ibintu hejuru, babwiza abantu kuri. Nta juru ry'umugome, nta juru ry'umuntu wanga undi. Ijuru riraharanirwa, kandi ijuru rizagirwamo n'abantu batwaranye, bafite urukundo, bimitse urukundo, bagendera mu rukundo. Ibi ngibi Pawulo yigeze abyandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cya 4. Aramubwira ngo ndakwingingira, ndagutongera ngo ugende wigishe, uteshe, uhane. Guhana ntabwo yamubwiraga wenda kugira ngo afunge, akubite. Yaramubwira tesha, gira abantu inama bave mu byaha. Aramubwira ngo hari igihe kizagera abantu bakishimira kumva ibinezeza amatwi yabo. Bishoboke ko na kino gihe aricyo turimo, ariko ni igihe cyo kugira ibibyimba abantu bamena kugira ngo babashe kubyomora, hanyuma nibarangiza bayipfuke. Abantu barasengera ku ngeso mbi, barasengera ku byaha, barasengera ku bintu badashaka kurekura. Akaga kariho kabaho nuko umuntu akaza afite ibibyimba, aho kugira ngo ukimene ubone uko ucyomora, ubone nuko ugipfuka umuntu akire, ahubwo ugahita ucyorosa ukagipfuka, ukagipfuka umuntu akakigendana, akacyambariyeho neza, akakiririmbana, akagitangiraho amaturo, akaba umuntu w'igitangaza. Ariko ibyo yambariyeho biramwica, ntibimuhesha ubugingo, kandi n'ibyakora byose afite ibyo bibyimba yambari. Ibibyimba ntimubone biriya, mubyumve gutyo nyine, bitamuhesha ubugingo, bitazamuhesha ubugingo, ntacyo byabimaze. Rero naribajije ngo se, ngo ni iki gituma abantu uyu munsi batinyuka umuntu ikintu adashobora gukora, atifuza ko undi yamukorera, we akagikorera abandi, akumva atuje, akumva atekanye, akagenda ku cyumweru agasenga, akajya mu misa, akajya mu materaniro, akajya ahantu hose muri ayo matorero cyangwa amadini yose agira, akagenda yambaye neza umwenda w'umweru, ariko yambariye ku bintu ari umurozi, ari umugome, ari umunyeshyari. Ibi byose akabijyanamo, akumva atuje, akumva asenga, akumva n'iryo juru azarijyamo, n'ijuru ryandi. Hari igihe ubutumwa wenda bisaba ko umuntu yemera akabivuga, kuko abenshi ntibabivuga, abenshi ntibashaka no kubivuga, ariko barimo kuvugira ubutumwa ku bintu abantu bakagombye kureka. Hari ibintu umuntu areka, arasenga, ariko akagira n'ingamba zo kubivamo, akabireka. None se ni gute umuntu yumva yakwicisha inzara wakarya, akumva agomba kwiba ibye, agakora yicaye aho ngaho arebera, akumva agomba kubyiba gusa gutyo gusa, ntihagire umuntu ubivuga, ntihagire umuntu ubyamagana, ntihagire umuntu umukebura ngo nabireke. Akabisengeraho, akabivugiraho ubutumwa, akigira igitangaza muri uyu murimo, mu murimo w'Imana, muri gahunda zitandukanye ziba mu nsengero. Ariko n'abapagani birabareba, uko ushaka kurya niko n'undi ashaka kurya, uko ushaka gukora niko n'undi ashaka gukora. Uramwirukanisha ku kazi ngo bigende gute? Washakishije akawe ko gahari, niba katanahari ugasaba n'Imana ikagufasha, ugasaba Yesu akakugirira neza, ko Yesu ajya agira neza, nako kazi agatanga n'ibiryo. Ariko wirukanye umutima, ushaka kubuza abandi amahoro, ushaka kubuza abandi ibyiza, umuntu agatinyuka, akumva ibintu byose byabibye ibye. Imisozi akagira imisozi, akagira ubutaka, akagira amasambu, yarangiza akajya no kunyanganya utuntu tw'abapfakazi cyangwa tw'imfubyi, akajya kubitwara.
kandi akumva aratuje, akumva aratekanye. Imana dusenga ibyo bintu ntimuzi ko ibyanga, irabyanga. Nimuhindukire muri ibyo bintu. Umuntu rero akumva ari akica, akumva nta kibazo. Uvanyemo inda akavanamo inda, akumva ngo yishe Imana itamuzi, nta kintu ari kuzaba, akavanamo gutyo akajugunya gutyo nk'ujugunya imyanda yindi, akumva nta rubanza rumuriho. Umuntu agatinyuka agafata ifundi, agafata umuhoro, agafata ibindi byose, agahiga umuntu kugira ngo amwice. Uramwicira iki waretse nawe akabaho? Uko ushaka kubaho undi we ntakeneye kubaho. Niba waraniyanze ukiyanga, ibyo bintu ni ibyawe iyanjye, ariko wikwanga abandi rikababeho. Uko ushaka kubaho nabo babeho. Amen. Hanyuma hari abantu biyemeje guhemuka, ugasanga arambura, akumva nta kintu bimutwaye, wamuha amafaranga ntazayagarure. Hari ababeshya akumva akabeshya, akakubeshya, akumva nta kintu bivuze, akakubeshyira, akagucereza ahantu hose, akumva nta kintu bivuze, nta kintu bimutwaye. Umuntu agasenga ryarya, umuntu akakureka ko agukunda, akakubwira ko agukunda, harimo kugupangira ibintu bibi byo kukwica, akumva nta kibazo afite. Ibyo bintu utifuza umuntu kuryarya, kutifuza umuntu kugirira nabi, wowe kuki utinyuka kubikorera abandi? Umutima ubuvana hehe? Ubwo bugwari ubuvana hehe? Yangiye kuvuga ngo n'ubutwari, nta butwari burimo, n'ubugwari. Kuki wemera kuba ikigwari? Wakwemeye ugakunda, ukimuka urukundo, ukava mu bugwari. Abantu bagambanira abandi kugira n'ubwo bajugunya muri gereza. Umuntu akaguhimbira ikidosiye utigeze ubamo, utigeze ugira, akagisiga ibirungu, akagishakira ibimenyetso mpaka kunazemo. Harya wowe wakunagamo wumva nta kibazo ufite. Kuki mugambanirana? Mwaretse kugambanirana, mwaretse kugirana nabi, mwapanze kugira neza. Byabatwara iki? Ko kugira neza bitanga amahoro. Urukundo rutanga amahoro, utanga umunezero. Urukundo ni rwiza, mukundane. Ibyo twavuga byose bitarimo urukundo, ubutumwa bwose twavuga rutarimo urukundo, rutarimo kubwira abantu ngo nibave mu mashyari, bareke urugomo, bemerera Imana, bemere umwuka wera z'abature. Umwuka wera hari ibintu adaturana nabyo mu muntu. Abantu bemere bahinduke. Umuntu akaroga kumva nta kibazo, akavuza undi ubuzima kumva nta kibazo, akamwicira abana afite abana, akamubuza kubyara we yarabyaye cyangwa byifuza. Uko ushaka kubyara si kundi ashaka kubyara, uko ushaka gukuza si kundi ashaka gukuza. Uricira iki abana ba mugenzi bawe? Umuntu agatinyuka akajya gusengera mugenzi we, wowe wagusenyera wumva nta kibazo ufite, wumva nta kibazo wagira. Umuntu agatwara umugabo wa mugenzi we akumva nta kibazo. Umugabo akajya mu rugo rwa mugenzi we akumva nta kibazo. Bikaba modeli, bikaba ibintu biri aho ngaho, abantu bakabisigiriza, abantu bakabyubahiriza, bakavuga ngo nuko nguko niwisigeze. Isigeze gute mu byaha bimeze gutyo, mu bugome, mu bugambanyi, mu myanda murimo kwimika aho ngaho hano hanze, mukayisengeraho kandi mukayisengeraho. Uwo muntu arimo kuvuga umukozi w'Imana, yari umukristo udasengera mu rusengero, ariko yari umukristo, agatinyuka akajya gusebya umukozi w'Imana. Hano hanze abantu, ubusambanyi buragwiriye hano hanze. Umuntu uko usambanya abana b'abandi, uri umugabo warabyaye, wasambanya abana bawe, wowe wakwishima. Uko wiyangiza abana b'abandi, wakwangiza abawe, wowe wakwishima. Kuki ubikora? Ibyo ngo ntitukabivuge. Tuzacyaha icyaha mpaka tuvuge ngo mubivemo, mubireke, kuko Imana ntibikunda. Amen. Umuntu akiba, umuntu agakora akiha icyuya, akemera akabika, akicwa n'inzara.
umunsi umwe abantu umuntu wapanze akaza agapanga agatera ibintu bye byose akabijyana, akumva ibyo ngibyo nta ngaruka bihari. Kandi rimwe ugasanga harimo abakristo harimo n'abapagani bose baravangavanze. Umukristo uhinduka ubu umugenzi ugana ijuru, ujya mu ijuru, ureke kwambura, ureke ubugome. Imana rero yarabyitegereje, si uyu munsi bibayeho, n'ikindi gihe byabayeho, ariko Imana irabyitegereza ibikubira hamwe ibishyira mu itegeko ryitwa urukundo. Urukundo nirwo rushobora gukemura ibibazo byose. Urukundo nirwo rushobora kubashisha umuntu kureka ingeso zamunaniye. Mugire urukundo, n'ubutana rufite bwira Yesu. Yesu arabifite byose. Muri Yesu Imana ngo yafashe ibintu byose ibikubira muri imigisha yose ibikubira muri Yesu, irangije irayiduha. Yesu wamuburanye iki ku buryo wigaragara mu bintu bimeze gutyo, ukemera ubwo buzima bumeze gutyo, butaguhesha amahirwe ari hano ku isi ndetse no mu ijuru. Niyo wanabitunga ariko uzabitungana umutima uhora ugucira urubanza, nubwo utabivuga ariko urwo rubanza rukuriho. Hanyuma uwashyizeho itegeko ararikurikirana mpaka risohoje. Hari igihe Imana izabaza abantu ikababaza ibijyanye n'ibyo yabahaye gukoresha, ariko hari n'igihe izababaza uburyo bashyize, ibyo bizajya no kubabaza uburyo bashyize mu bikorwa itegeko risumba ayandi yabahaye, ari ryo ry'urukundo. Imana izayibaza abantu. Ibi bintu byose wakora, ibyo wavuga byose, udafite urukundo ni impfabusa. Urabeshya isi, ariko n'Imana uribwira ko urabeshya isi birashoboka, urishushanya bigakunda. Ariko Imana yo ntushaka kuyibeshya, ntabwo bibaho, ntabwo wabeshya Imana. Umutima wawe urawubona. Byabyiza uhindutse rero. Yabwiye abantu gukunda Imana n'umutima wose, n'ubugingo bwose, n'ubwenge bwose. Gukunda Imana rero ni ukutayibangikanya, ngo ujye no uyibangikanye n'ibindi, ntiturana nabyo. Umwuka wera ntajya aturana n'imyanda yose abantu bimitse mu mitima yabo mu buzima bwabo. Oya, ntabwo Imana iturana nabyo. Iyo wimuye Imana uba umeze nk'ikizu kirangaye, ibi byose biraza bikakwinjirira. Nta burinzi ugira, nta mbaraga, kandi ibyo ukora nta mwuka wari ukugira inama ngo ukubwira ngo ibyo ukora ni bibi. Emerera Imana rero, ureke kuyibangikanya. Imana ni urukundo. Imana ikunda abanyarukundo. Imana ikoresha abanyarukundo. Imana yiteguye kukugirira neza nugirira neza mugenzi wawe. Gukunda Imana by'ukuri ni ukwiyambura ikintu cyose muri wowe Imana idaturana nacyo. Kandi ibyo byose navuze Imana ntiturana nabyo mu muntu. Abantu nibahinduke, niduhinduke. Iyo ndimo kukubaza ngo kuki wifuza kubaho kandi neza, nge ngapfa kandi nabi, ubwo nawe wakimbaza. Buri wese akibaze mugenzi we, ko wese biramureba. Kuki wakwifuza kubaho neza, mugenzi we akabaho nabi, akanapfa? Hanyuma irindi tegeko nimeze nk'iryo ngiryo, ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ugira gute wikunda. Iyo tuvuze gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, tuba tuvuze abantu nyine bikunda, ukumva wikunda. Ntabwo tuvuze babandi biyemeje kunyanyagiza ubuzima bwabo. Hari abantu bariho ariko baranyanyagije ubuzima bwabo, bariho batariho. Uwo ngo nta kintu afite yaguha. Turavuga abantu bazima. Ariko uwo nawe yemereye Yesu aka kanya, ubuzima bwabo busubiza ku murongo, akamugira uw'agaciro, akamuhesha agaciro,
akongera akamugira muzima. Muri Yesu niho hari ubuzima, hanze nta buzima buhari udafite Yesu. Ntabwo tuvuga ngo wanyangije ubuzima, ngo umuntu yumve niba yari indaya yumve ko n'abantu bose yabagira indaya, yaba ahubwo buraya bwe. Ngo umuntu niba ari umusinzi yumve ko abantu bose bakwirirwa basangira akumva bamera nkawe. Abo ntabwo aribo turimo kuvuga, ahubwo nabwo mugomba guhinduka, mukemera Yesu akabahindura. Hanyuma reka dusome Abafilipi 2 umurongo wa 4 kujya kwa 5 haravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane abandi. Umuntu areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane abandi. Ngo hanyuma mugire umutima wari muri Yesu Kristo. Ntabwo ari kuzirikana abandi gusa, nawe ugomba kwizirikana. Ibyo ufite nibyo uzatanga, ntabwo watanga icyo udafite. Niba utikunda biragoye ko wakunda n'abandi, ariko nakugira inama yo kwikunda kuko niho hari ubuzima. Abantu bareke kwiyahura, nta mpamvu yo kwiyahura. Abantu bareke kwigirira nabi, nta mpamvu yo kwigirira nabi. Niyo umunsi byapfuye, ejo hari ibyiringiro. Kuva ugihumeka birashoboka. Reka kwiyahura. Uri umusore ngo umuntu yakwanze uriyahuye. Uri umusore, uri inkumi cyangwa n'umugabo n'umugore, uwo ari we wese haracyari ibyiringiro. Abantu bareke kwiyahura, abantu bareke kwiyambura ubuzima. Ni muzirikana abandi, ariko namwe mwizirikana. Impfu zigabanuke, impfu ziveho. Ntajya wigeze ugera ahantu ukabona byanze byananiranye, ariko uyu munsi ukaba ugeze ahantu niba bitarakubayeho nta bandi uzi byabayeho. None se icyatumye bagera aho ngaho, icyatumye babaho batakagomba kubaho ni igiki? Niyo siyo ko ari Imana yabibateye, iyo Mana ntihari wakwemera Imana ukareka kwirwanirira, ukemera Imana ikakurwanirira kwibishoboye. Ngo bizirikane, mwizirikane, ariko nimwizirikane gusa, ahubwo muzirikane n'abandi. Imana yaravuze ngo iyo ugaburiye umuntu niyo ugurije, iyo umwambitse niyo uba wambitse. Ibyo ntibiri muri Bibiliya. Ariko umuntu akafata imyenda agashyiraho utubati tukuzura, akabura aho abigira, akabigerekeranya. Umva, mugende muhaho n'abandi bambara, bibatwaye iki? Biranashoboka yuko utabageraho bose. Hari n'abo utanafasha ngo binakunda. Hari abantu biyemeje ubunebwe, biyemeje kwicara aho ngaho, bemeza kutagira icyo bakora, baba banebwe. Ariko biratubwiye ngo amaboko y'umunyamwete azamutungisha, ariko ay'umunyabute azamuhindura umuretwa. Isi yabayeho hariho abantu n'ubundi b'abakene, abantu bandi bagakira. Abantu ntibakora kimwe, nukora cyane uzabigira. Harimo n'umugisha w'Imana, ariko hari n'uzagira na bikeya, ariko ishimishwa n'ibikeya. Hari mugire n'umutima ushimishwa n'iby'abandi. Kuki ubabazwa nuko umuntu yubatse inzu? Aho niho ugomba kuba, nawe izaguha iyawe nugira umutima mwiza. Ariko kuki ubabazwa nuko umuntu yaguze imodoka? Kuki ubabazwa nuko umuntu yakoze ibi n'ibi, yagize aha? Wibazwa nuko undi yateye imbere. Muri urwo rukundo no kutagira ishya niho Imana izigakorera. Mureke ubugizi bwana, mureke ubugome. Icyo wifuza ukifurize n'undi. Icyo wifuza ko wageraho, ifurize n'undi ko yakigeraho. Isi ni ngari, nubwo abantu barimo kurwanira ibintu, ariko ntabwo isi yabuze ibitunga abantu, ahubwo ni umutima mubiri mu bantu. Umuntu akumva yakwikubira, igihugu cyakwikubira, umuryango wakwikubira, itorero rimwe ryakwikubira. Abari mu itorero, intambara zose zikagera ahantu hose. Umuntu akumva we yabona inzira anyuramo, ariko agafunga iz'abandi. Akumva yagira aho abarizwa, ariko agashaka ntashake ko abandi bagera aho babarizwa. Bibatwaye iki? Bigutwaye iki umuntu abayeho? Bigutwaye iki umuntu akoze agatera imbere? Ese iyo modoka yiguze yagusiga ku nzira? Uyubatse inzu akubaka 2-3, byiba ntiwanakodesha mu gihe utari wubaka iyawe. Urababazwa n'iki?
mwaretse umutima mubi, mwakorohereje n'abakurikirana n'ibyo ngibyo byose, mukareka umutima mubi, mugakundana, mukareka ubugome, mukareka ubugizi bwa nabi, mukareka ishyari, ko ari ryo rimaze abantu, ko ryarinjira rigera no mu nsengero, rigera no mu matorero. Ahubwo umuntu atifuza ko undi yazamuka kikaba ikibazo, yasengerwa ngo abaye pasiteri kikaba ikibazo, yakwicara mu mwanya runaka kikaba ikibazo. Iyo Mana musenga ntisubiza, yashubijwe, shimishwa nuko yamushubije. Nawe umwanya wawe uzaza, nutanaza uzapfa ujye mu ijuru, Imana igutware, ariko reka ishyari. Amen. Birashoboka yuko wenda hari ukuntu abantu babibamo, bakumva nuko bimeze, abantu bakajyana bakumva nuko bimeze. Wowe shyiraho umusanzu wawe, wikora nk'uko abandi bakoze, wowe gira neza uko ushoboye, ugire neza uwo ushoboye, ugire neza mugenzi wawe uko ushoboye, wikora nk'uko akora. Iryo ni itegeko Imana izakurikirana ikababaza. Buri wese azabazwa ku giti cye. Hanyuma kutabikora, kudakunda ni icyaha. Ni icyaha. Ko ndibuze kugusoma icyanditswe ndakigeraho. Ni icyaha. Ariko amahirwe tugira ni uko icyaha ari gatozi. Ntabwo uzabazwa ibyo undi yakoze. Wowe wakunze bigutwaye iki? Uko ushyira uruhare rwawe, ukora uruhare rwawe. Abandi bazaza nyuma bakora ibyabo, niba batanabikora bazabibazwa. Ariko icyiza nuko tubivuga. Nk'ubu ngubu hari ikintu kiba mu nsengero abantu batajya bavuga, batabwira abantu. Mu nsengero dufite abantu badashaka gukora, dufite abantu b'abanebwe. Iyo bivuze urabivuga, abantu bakakureba nabi. Abanyamatorero rimwe na rimwe ntibabivuga, kuko hariho abashimishwa nuko babagaragiye baba bari aho ngaho. Ariko dutunze abantu mu rusengero, abantu basabiriza mu gisirimu. Ntibagagombye gusaba, mubabwire bagende bakore. Turabizi ko hari n'ibyo abarozi bakora bakazirika. Aba ngabo tuzabasengera bakire, tuzasengera babohoke, ariko mubwire abantu bareke bakore, bareke gusabiriza. Ntabwo abantu bazaba imitwe batakoze, ntibishoboka. Isezerano dufite nuko tuzaguriza abandi ntibatugurize, twe tuzabaguriza. Isezerano dufite nuko tuzagaburira abandi ntibatugaburire. Iryo ni ryo sezerano ry'Imana, niryo ufite. Nubwo haza umukene bakabaho, ariko wowe ntabwo ari ryo ufite. Niba warisobanukiye ukamenya Imana usenga, ukamenya uwo uri n'uwo nguwo, nuko ugomba kwifata, nuko ugomba kwitwara. Buri wese rero abihagararimo neza. Imana yiteguye gufatanya n'abo bantu buzuye urukundo, badafite ishyari, kandi bakunze bagenzi babo, bifuriza ibyiza. Nimuhinduke, mukunde, mwigishe urukundo, muvuga urukundo. Urukundo rubatembere mu mitsi no mu isoko, ahantu hose rubatemberemo. Urukundo rubakwire hose, rwuzure mu mutima rwuzuremo, rubajye no mu bwonko. Urukundo mu rwambare, mu rwifubike. Urukundo rubayobore aho mugenda hose, aho mwicaye hose, mugendana urukundo. Kuko Imana yiteguye gukoresha abantu bafite urukundo, abantu bimitse urukundo. Umuntu ufite umutwaro wo gufasha abandi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika, uwo ngo afite amahirwe menshi ko Imana izamukoresha. Ntabwo Imana yiteguye gukoresha abanyeshyari, ntabwo Imana yiteguye guha impano abanyeshyari. Niba unabifite, unazifite sinza uko wazibonye, ibyo ni ibyawe n'Imana yawe. Ariko uyu munsi ukaba ubihagazemo nabi,
nagusaba guhindura. Imana yagutegetse gukunda n'itegeko, ntabwo ari ugusabiriza, ntabwo ari ukwinginga. Gukunda n'itegeko ry'Imana ndetse riri hejuru y'andi yose n'andi yose ngo yuririraho. Mukunde. Hanyuma murebe ukuntu Imana yonyine igiye kubagoborera imigisha, ikabakoresha ibitangaza, ikabakoresha iby'ubutwari, ariko mukunde. Isi ye kubabeshya, isi ye kubashuka, isi ye kubakurura. Ibibazo byose byo mu isi bizakemurwa n'urukundo. Niyo abantu batahinduka ko tuzavuga urukundo turubabwire. Niyo wabyica ariko uzabyica twabikubwiye. Hari ibibyimba tugomba kumena. Hari ibyo tugomba kubwira abantu batinya kubwira abandi, ariko bakagombye kumenya, bakagombye no kumva. Niba dufite inshingano yo gutegura umugeni wa Kristo, tukamushyikiriza Kristo, ntabwo tuzamujyana abantu buzuye ibibyimba byabira byose navuze, by'ibyo byose navuze. Tugomba kuyimena rero. Gukunda si amagambo, gukunda ni ibikorwa. Gukunda ni ukwikunda, ukitekerezaho, ukabona icyo uha abandi. Gukunda ni ugukunda Imana, kuriya twabivuze. Ni mubabazwe n'abantu babaye, mufashe abantu b'Imana. Mubabazwe n'abantu barimbuka, barimbuwe n'ibyaha, barimbuwe no kutamenya, barimbuwe n'ubujiji, batazi ibisubizo byabakiza aho biri. Yesu afite ibisubizo bya buri kintu icyo ari cyo cyose umuntu akeneye, umuntu yifuza. Wemereye Yesu yagutabara, wemereye Yesu yagukiza. Nimufasha abantu mu buryo bw'imyumvire, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ifatika. Abantu bumvise urukundo igihe kinini, bavuga urukundo, amagambo barayumvise bihagije, ariko urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Urukundo ni ibikorwa, ntabwo urukundo ari amagambo. Abantu barayumvise, turabivuga. Hari igihe n'umuntu abwira undi ngo ndagukunda, nunapfa tuzajyana, ibintu byose agatura aho ngaho, akamuha n'ibyo adafite byose. Ariko ibikorwa bigaragaza icyo ibitekerezo by'umuntu, bigaragaza imigambi y'umuntu, hari igihe bitamaza umuntu. Ibyo abantu bavuga bakora, ntabwo abantu baravuga ariko ntibakora. Reka abantu ibyo bavuga nk'urukundo babishyire mu bikorwa bigaragara. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 14 mvuko havuga, haravuga ngo ariko ibigeretse kuri ibyo mwambara urukundo, kuko nirwo murunga wo gutungana hose. Ni mwambara urukundo. Urashaka gutunganya ibintu, urashaka gutunganyira Imana, kunda, ambara uwo mugozi ukubohe. Urukundo rukubohere ku Mana, rukubohere mu bushake bwayo, rukubohere mu gukora ibyo Imana ishaka. Niba ushaka gutungana n'ubwo bugingo ubushaka, kunda, mwambara urukundo, mukunde, mwigishe urukundo, muvuge urukundo, ariko mu bintu nabigaragarize muki mu bikorwa. Hanyuma Yohana wa mbere 3:15 mvuko havuga, nigeze kubabwira ngo kudakunda ni icyaha. Wenda umuntu ashobora gutekereza ko ari byo nivugiye, ariko si byo. Ko haravuga ngo umuntu wese wanga mwene se, umuntu yanga kubera ko atakunze. Wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo boraho muri we. Umuntu wanga mwene se, Bibiliya itubwiye ko ari umwicanyi, kandi nta mwicanyi ufite ubugingo muri we.
oya. Reka dusome neza. Bibiliya yavuze urukundo irarutatura, irarutomora. Hari ibintu abantu bajya bakora bakumva ngo ni urukundo, babikoze, babitunganije. Ariko ngiye kubasomera Abakorinto ba mbere igice cya 13, ndahera ku murongo wa mbere. Mwumve. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'abamarayika, ariko singire urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Nta kindi buri cyo kirenze aho ngaho. Nushaka uba uri umuhanuzi, nushaka uba uri umuririmbyi, nushaka uba uri umuvuga butumwa, utagira urukundo, nta kindi uri cyo, umeze nk'icyo cyuma. Urukundo ni ingenzi rero. Ngo kandi ngo nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo, ntacyo mba ndicyo. Nushaka ubuhanura, nushaka gukora ibitangaza, icyo wakora cyose kitari mu rukundo ntacyo buri cyo. Nushaka abantu baba bakuzi nk'igitangaza uri aho ngaho, ariko umutima wawe atari mu rukundo, Bibiliya iratubwiye ngo ntacyo waba uri cyo. Ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Hari abantu bibonekeza ngo babarebe, ugatanga ibyo utanze byose, ariko ibikorwa byawe ntibiri mu rukundo, ni ukugira ngo wigaragaze, ni ukugira ngo werekane, nta kintu bikumariye, urimo urakorera ubusa. Urukundo rero ni ingenzi muri byose. Umurongo wa 13 bakavuga ngo ariko none hagumyeho kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Ibi byose ni byiza. Ukwizera, ibyiringiro n'urukundo byose ni byiza. Urizeye, izere ni byiza. Uriringiye, iringire ni byiza. Ariko ngo igihebuje cyose ni iki? Ni urukundo. Ndaguhamagarira rero gukunda. Ndaguhamagarira guhindura ubuzima bwawe. Ndaguhamagarira kugira ngo uko niba hari ahantu wumva muri ibyo ngibyo byose ndimo kuvuga, wumva hari ahantu wagize intege nkeya, wemereye Yesu uyu munsi aguha imbaraga, wemereye Yesu uyu munsi agukize, wemereye uyu munsi Yesu agutereke mu rukundo, kuko byose arabishoboye. Arakubwira ngo yemwe barushye n'abaremerewe, imico mibi irakuruhije, ibibyimba ni byinshi, ariko Yesu ni umuganga mwiza. Ajya amenya kubimena neza, akabyomora neza, kandi akabipfuka. Imana rero ikugirire neza, nanjye Imana ingirire neza, inshoboze gukora icy'ingenzi, ari cyo rukundo. Tube mu rukundo, tuvuge urukundo, twigishe urukundo, ariko urukundo rube no mu bikorwa, bigaragarire buri muntu uwo ari we wese, n'Imana yacu biyigaragarire. Kuko waryarya abantu, ariko ntiwaryarya Imana. Imana rero itugirire neza. Iyi Mana dusenga, iyi Mana twiringiye, iyi Mana twizeye, iyo yizeye iragufasha. Iyo yizeye hari aho ikuvana kandi ikahakugeza. Iyo yizeye hari ibyo gusobanurira. Ndasaba Umwuka Wera ngo agendere buri muntu uwo ari we wese, amushoboze ibyo we atashoboraga gushobora uyu munsi. Bagira urukundo,
rwa rundi rwari muri Yesu Kristo rufasha abantu, rukura abantu mu bwihebe, ahubwo rubahesha ubuzima. Urukundo ngo rwihanganira byose. Urukundo rushoboza abantu byinshi. Urukundo rutanga amahoro, urukundo rutanga umunezero. Nkwifurije rero kugira urukundo, nkwifurije kugendera mu rukundo, nkwifurije guhabwa urukundo, ukaruhabwa n'abantu, ukaruhabwa n'Imana, ukaruhabwa ahantu hose. Gukundwa ni byiza, kunda ariko nawe ukundwa. Icyo nicyo nkwifurije. Icyo utifuza ko abandi bakugirira kibi, ntukagikorera abandi. Icyo wifuza ko bakugirira cyiza, gikorera abandi. Reka kwifuza ibyiza ngo hanyuma wifuze ko n'abandi bitabageraho. Ni bibi, nibyo kwamaganwa, kandi n'Imana ntibikunda. Reka dusengerere. Mana yacu, turagushima, tugushimiye umwanya waduhaye, tugushimiye iri jambo ryawe. Bana na buri wese umugirire neza. Genda mu mitima y'abantu, ushyiremo urukundo, urukundo rwawe, urukundo rububaka, urukundo rubavana mu mwijima, urukundo rubageza mu mucyo wawe. Ubashoboze gukunda kandi Uwiteka, abatakundwaga ubahe gukunda, ubahe gufasha abandi, utange uburyo, utange ubushobozi bwo kugira ngo abantu babashe gufashanya, babe umwe. Nibwo bazabasha gutsinda Satani, batsinde n'umubi, ikibi gitsindwe, ikibi kiveho, icyiza kiganze, ubwami bwa Satani butsindwe, ubwami bwawe bwogere. Ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye. Amen.